mugeni wacu rero aracyari umugeni uko ni ikirongore nanjye narabibonye bamusohokanye n'ikirongore man ubu wowe uri umwenda hamwe wuyo niko mumbeshyera ariko nkurikije ukuntu mbibona ebana yani reba ino skin man bayita yero banana urabona ahantu kabisa uretse ko umva nyakubahwa utarabikora cyangwa utazabikora azantera ibuye uca urababara ukavunika ukagira stress z'urugo abantu bubatse bareta babyumva vuba kuko nyine nago navuga ngo tubayeho muri paradizo ngo tubayeho ngo tumize neza ngo tumeranye neza oya twatubazo n'ubundi turagarukamo tugapfa ubusa akagenda nkamubura nkajya gushakisha agasinda y'amafaranga akayapfusha ubusa nyine ariko twe n'utubazo dusanzwe two mu rugo ngerageza kunadukemura ku bwanjye wenda yaba yanagiye nkakoresha yanjye ariko nyine kugira ngo kuko nago nifuza ko nasenya ubu ngubu Yes, reka nongere mbashimire nizere ko mumeze neza. Reka nshimire umuntu wese wambwiye ngo congratulations ejo bundi bateye ivi yewe kadata we ninge muhungu nyenyine mu Rwanda bateye ivi ndabizi na Kaboss ntiyarabizi na Keza ntiyarabizi ariko mwana bibonye ariko nyuma y'ibyo ngibyo mbafitiye amakuru meza hari comedy mu Rwanda iri gukinirwa mu burengerazuba bw'isi reka mvuge gutyo mu burengerazuba bw'isi ni muri Europe wenda nubwo mbivuze gutyo ariko ni filimi nziza ikoze mu buryo bwa comedy ushobora kureba kimwe n'abanyarwanda baba mu gihugu baba hanze baba muri Europe ni filimi ushobora gusanga kuri channel yitwa Menya Nibi TV ni comedy yitwa Irari comedy ushaka kwikurikirana iri mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko iri muri translation y'igifaransa wo kabyarawe ufite umwana ushaka kwiga igifaransa wamwereka iyo comedy ni comedy nziza ni comedy irimo ubutumwa kandi ishobora kukwigisha ni yawe TV ngewe ndi Emi rero nkuko mubizi ndi kumwe na Keza madamu wa YAKA nkaba ndi kumwe na Kaboss umusanzire wa YAKA ukunda kumuca inyuma buri munsi rero uyu munsi nifuje kuganira nabo kugira ngo numve se koko ibyabo bimeze bite surugo rwa YAKA rwaba ruri mu marembera cyangwa se bimeze bite ndahera kuri Keza ke Saint Valentin yagenze Saint Valentin yagenze neza nta kibazo ariko wabaye mwiza none washa Erega ibyo ni ibintu biba bisanzwe nujya ukomeza kubimbwira uzajya ubivuga buri munsi none ukuntu umeze ukuntu uteye akantu wambaye akaba kitangwe agaki akajipo wambaye nako gasenge ijipo ni isanzwe ni ijipo y'ikoboyi ifite deshire nyine ukuntu imeze nk'ihindurije imwe bita ngo ndeba wizana uko bishaka ushaka uko wayita nyine niko bishaka ariko nirasanzwe nuko nyine rikagufiho gatoya ako hejuru nagasanzwe urabona nyine katuma nyine Kabo yes please ubu kuburongora umugore utari wowe bumva bikuryohe no first of all felicitation ntago nanzi ko bateye ivi ubwo ejo bundi tube twiteguye ariko uramenye ubishyire hirya gatoya ya corona tuzaze turi benshi nyamuneka tugushyigikire kuri umuntu wacu naho ubundi wambaza none nkagusubiza rwose nta kibazo yes nizere ko mumeze neza mu mpande zose z'igihugu cyacu ariko ya gahunda ni yindi ntabwo twakwigira tuyibagirwa ni yindi gahunda ni ukubahiriza ingamba za leta ni gutyo sibyo ni ukuzubahiriza Keza sinzo wararanye na YAKA karaba sibyo Kaboss nawe ndabona yubahirizwe nubwo mutamba agapfukamunwa ariko ngiye nashyi twashyizemo metero harimo intera akani ka OG abafunyikira bagasukamo ibintu ntazi bya glycerine naka ngaka ni OG kabisa yes rero gahunda ni yindi no kurwanya icyorezo cya COVID-19 twambara dupfukamunwa neza dushyiramo intera ya metero twirinda ibirori bitateganyijwe n'ingendo zitateganyijwe gahunda ni yindi Saint Valentin baragosohoka bajya kukugorera wari watize kubivuga ahubwo Saint Valentin nyine bundi biriya bari nk'itegeko ku muntu ufite umukunzi cyangwa ufite sheri byanze bikunze agomba kuba akantu kameze nk'akarori nubwo turi muri konane kwa rukuno mu bikora ku buryo nyine bigaragara ko uwo munsi nyine hari impano wamuhaye cyangwa baguhaye ni ibintu bisanzwe nyine
ni ukuvuga ngo mubikorera mu cyumba ibirori byanyu aho abantu batababona reka si ngombwa ngo abantu bababone ni ukuri sibyo Kabo? oya nibyo muri iyi minsi nta birori biteganijwe muri rusange mu ruhame, abantu ku giti cyabo, umufamiye ku giti cyabo baricara bakisengerera. So nk'uyu mugeni wacu rero aracyari umugeni uko ni ikirongore, nanjye narabibonye bamusohokanye ni ikirongore man, umuntu urongoye vuba bamwita ikirongore, mujye mumenya ikinyarwanda kimwe nk'uko Emi yaravuze mu kanya ngo umusanzire, ikinyarwanda cyenyewe bamwita umwenda hamwe. Yes, mujye muvuga ngo wenda umugore utari uwawe. Oya no, iyo muri abantu babiri muhuriye ku mugore umwe muba muri abenda hamwe, naho abasanzire ni abantu bafite abagore babiri bavindimo. Yes. Okay. Ibyo byumvikanye. Ubu wowe uri umwenda hamwe wuyo. Niko mumbeshyera ariko nkurikije ukuntu mbibona Evan yani reba ino skin man bayita yellow banana. Urabona ahantu kabisa. Uretse ko umva nyakubahwa utarabikora cyangwa utazabikora azantera ibuye, nta kindi ndengejeho. Ni yellow banana haki ya Mungu. Yes, rero ni yellow banana. Keza ubuzima bumeze gute, urugo rumeze gute, umwana ageze hehe, aranagaratangira gutera utugeri mu nda? Ubwo se ndahera kuki urugo nyine ni ibisanzwe maze kumenyera. Duhura n'utubazo twinshi, gushaka nyine uhura n'utubazo dutandukanye ariko ugenda ducamo. Naho iby'umwana uravuga uhe mwana? Yakase naragutera imbere. Umwana nagaraza. Ako ubona harya bya bindi mwambara abagore kugira ngo mudaterwa inda babyita bambara. Bimwe babashyiramo niki udupira. Cyangwa n'udupira nyine nukuringaniza, no sinaringaniza urubyaro n'ababyara. None se ubigiye mwakoreye ubukwe ugiye kumbera nkawe wambwiraga ngo ninjye mu bana agapira k'imyaka 5. Inde yaka ibaze kugira ngo naga arashaka kubyara ngashaka gukomeza nyine ngo kurya isi. Ibaze witesha agapira k'imyaka 5 kandi njye numva kari akantu nta nubwo ari na keza, kiretse wenda uri kubonereza urubyaro warabyaye, ariko nk'ubu ngubu ntago bishoboka. Ariko ni ntago turatwita, reka mba ariko mbivuga umunsi byabaye nzababwira. Uzatubwira tuze twumve nemba byarageze. Umuntu aduhembe, dore abantu mwese mutadutwerereye mu bukwe mukavuga ngo ubukwe bwarabaye ngo ni twabatumira ni haga ni baby shower ni blood shower. Urumva icyo gihe nikigera byakunze tuzababwira nyine muze mudusure muri baby shower. Nyuma yo kubyara umubyeyi arasurwa mudusure. Kaboss ufite gahunda ki ko Keza yavuga ubu mureba ku matako, ufite gahunda ki kuri Keza? Mister ahubwo niwe waharebye imbere yanjye kuko ubibonye gute ko naharebye ubundi tuhahurije amaso. So ahubwo rero warangaye cyane, ariko rero nakubeshye to be honest amatako utayarebye nubwo bwose utayareba kubera imyambare ukuntu yambaye, ariko at least burya biba bikwereka kuko wagenda uzamuka step by step. Ebana ni hatari haki ya Mungu. Yes, rero abantu bagiye bagushinja kuri gushaka gusenya urugo rwa YAKA MWANA, kandi biranagaragara n'abantu benshi barabibona, naho ubwawe barakubonye amavideo yagiye asohoka amwe namwe n'imbutarana yabonye abandi twarayabonye. So bihagaze bite, bimeze bite? Nibyo cyangwa sibyo? Nifuje ko tuganira wowe na Keza kugira ngo muduhe ukuri n'ukuwe. Actually babifashe ko bitare, urabona byatangiye YAKA MWANA na Keza n'abaturanyi banjye. So ngenda mbasura ko twabarantu duturanye ntaca ku rugo, ari abantu uzi ko tunabana muri groupe ubutumwa bugufi. So urumva ntago nagomba guca ku rugo rugo. Abantu rero bagiye babona kenshi mpanyura bagiye bitwaza ngo ndimo ndajya gusenya urugo rw'abandi, kenshi ko inshuro nagiyeyo nk'ebyiri ngira ngo nasangaga YAKA MWANA adahari, ariko ntago nabaga napereje ngo nye ko adahari. Ni kwa kundi habaho coincidence ukagera ahantu ugasanga ibintu bikabinkurirane muri makeya. So ntabwo rero rwose nigeze nshaka gusenyera uyu muvandimwe n'umufasha we, so ntabwo nigeze rwose nshaka kubasenyera. Abantu bafashe ko bitari none itangazamakuru ryo rero ikintu ryavuze abantu barakidaramatiza cyane, bakumva ko niba uri umuntu w'umugabo winjiye mu rugo nta kindi kikugenza. Aho rwose
mbakuri inzira ku murima ntabwo nige nshaka gusenya urugo rw'abantu. Tukiraho tuvuye mu minsi mikuru tuvuye mu cyo bita Saint Valentin. Iyo bavuze Saint Valentin nka Kaboss ubyumva gute? Wambaye black, Keza yambaye umutuku, bigaragara ko mwebwe mushobora ko mukiri muri Saint Valentin kandi YAKA naho hari. Ubundi actually ku bantu bazi Saint Valentin cyari cyo yagombye kuba buri munsi ku bantu bakundana, uretse ko uriya munsi w'itariki 14 z'ukwa kabiri ungaruka mwaka abantu bawugize umunsi w'abakundana. Ubundi ngiye ku bwanjye numva ku bantu basobanutse bazi urukundo cyari cyo buri munsi wose wagombye kuba Saint Valentin. So rero naho bitane no ko buri muntu yaba yambaye umutuku umukara, ubundi Saint Valentin yagombye kuba buri munsi ku bantu bakundana kweri. Keza wowe Saint Valentin yumva ute, uyifata gute y'abantu bavuze ngo umunsi w'abakundanye? Ubundi abaho n'umunsi w'abanganye, ibyo bibaho? Reka bari mbibaza. Oya, umunsi w'abanganye ntago baho, ariko ku bantu bakundana ubundi nuko wenda ntabyera ngo de wenda bari ko mbyita, ariko ubundi ku bantu bakundana bya nyabyo buri munsi haba hari igishyashya ku rukundo rwabo. Buri munsi bisaba ngo meye mukundanye mwishimanye, ariko impamvu bashyizeho uriya munsi wa Saint Valentin nuko niyo mwashwanye, niyo washwanye na sheri wawe cyangwa na fiancé wawe cyangwa umugabo wawe, mukora uko mushobora kugira ngo basi uriya munsi bigere mwariyunze cyangwa se mwiyunze. Ni impamvu wese umunsi w'abakundana, ariko ndibaza iyo ugeze uwo munsi nta muntu ufite mukundana bigenda bite? Ese urya wenyine nta mukunzi muri kumwe urabyimenyera muri make, ariko nyine abantu bafite abakunzi ni baprofitira za mpano za keya zidasanzwe, twa tuntu twiza tugambo turyohereye. Ubwo abataratubwiwe mwihangane, wenda ubutamuzaba mutarikiri singo. Ikora ayese bazaba batakiri singo. Keza, YAKA uyu munsi we na YAKA mubanye gute? Urugo rwanyu rumeze gute? Hari umuntu ushobora kwibaza ngo Keza na YAKA ubu ngubu muri no minsi mikuru bameze bate? Barateganya iki? Nakubajije ngakana ngo dutegereze ubu hagiye gushira amezi 4 dejo ubu yanashize mwimariye, bimeze bite? by'urugo nyine ni abantu bubatse barahita babyumva vuba, kuko urugo ni ikintu gikomeye, uca muri byinshi, urababara ukavunika ukagira stress z'urugo. Abantu bubatse barahita babyumva vuba, kuko nyine nago navuga ngo tubayeho muri paradizo, ngo tubayeho ngo tumeze neza, ngo tumeranye neza. Oya, twa tubazo n'ubundi turagarukamo tugapfa ubusa, akagenda nkamubura nkajya gushakisha agasinda y'amafaranga akayapfusha ubusa nyine. Ariko utwo n'utubazo dusanzwe two mu rugo ngerageza kunadukemura ku bwanjye, wenda yaba yanagiye nkakoresha yanjye, ariko nyine kugira ngo, kuko nago nifuza ko nasenya ubu ngubu ntaramara n'umwaka nshatse, byibura ntaragira n'uwo mwana basi ngo mbe ku mubyeyi. Ariko nyine utwo tubazo twose mbasha kugira ngo ntucemo, kuko iyo ugiye gutekereza gushaka ni uba wiyemeje byose. Niba umugabo azagukubita mu rugo mukarwana ukabyihanganira, niba muzahangana ukabyihanganira, ni byinshi. Naho kubyerekeranye no ku mwana cyangwa se kubyara, ntago ndumva nshaka kubivugaho nona. Wenda wasanga narimo nta n'uwamenya, ntago urumva n'utugere cyangwa acira uducanwe. Oya, hari none batwita, ntago urumva umwana acira n'uducanwe mu kanwa. Hari igihe ngo ngagitera umugeri, ukumva ngo mu rubavu ngateye umugeri. Ase mugeri nurumva nanaciriye n'uducanwe cyangwa arize. Barumva ntago nshaka kuvuga ku by'umwana cyane. Nyine nge ngo urugero n'ubu wasanga n'ubundi arimo, ariko ntago nshaka kubivuga nona cyangwa se atarimo. Gusa nidukenera kubishyira hanze tuzabibabwira. Ariko reka iki kibazo sinigize nanakikubaza, ariko reka nyikubaze. Hari abantu bavuze ngo wakunze YAKA kuko YAKA yenda kujya muri Amerika. Ntiwakunze YAKA, wakunze visa. Hari n'umuntu ushobora kumva ati se nimba mu maza amezi 4 akana katarajyamo akibaza se Keza ntabyara. Ibi si byo byemeza ko Keza yishakira visa kuri YAKA, nibyo cyangwa se? Reka umuntu utekereza gutyo, reka ndabizi babivuze kenshi, ariko reka mbamara amatsiko. Reka nawe nkubaza ari nkawe, niba narakurikiye visa ntarakurikiye umugabo, ni gute
biriya bintu byabo kugenda ni amahirwe ntabwo babwira ngo uzagenda mu kwa kane mu kwa gatandatu cyangwa uzagenda umwaka ushize ni ibintu byiza no kuvuga ngo barabatungura nyine uti turagiye none se niba hashize ukwezi kwa mbere ukwa kane ukwa gatatu kwa kane ataragenda kandi ko nani minsi baba ubwo wakemera gushakana n'umuntu utazigiye azagendera basingiza niyo visa ugategereze utazi mbese ngutegeze ngutegereje Yesu sibyo kandi noneho ari nibyo ngibyo byonyine reka ngo urundi rugero rutoye ibintu yakankorera ibintu mbese ibintu utudefo yakagira we yifitiye muri we ubwe nka yaka ibintu nkorera abantu benshi barabibona nago njya mbihisha yari yagukubita oya nta mbaraga sura afite imbaraga zo kunkubita nta n'ubwana kuko ntiyambasha ntiyananshobora yakubwe yagiye yivugira ngo afite ibiro 40 umuntu ufite ibiro 40 kandi ngenda birengeje ntago kurwana byo si birimo akora utundi tuntu tw'amafuta ariko kurwana byo nta nubwo siyana kuko nta nubwo yanashobora kwanza uri kumva noneho nimba narakurikiye iyo visa rero nika ngusobanurire niba narakurikiye iyo visa nkihanganira no gusiba gutya kugenda ajya mu bagore gutya nkabyihanganira ngo nyeneye visa ntazigiye zazira uri kumva icyo gihe ari visa nkeneye nakabaye nanivumbuye nanabivuyemo kuko impamvu akura utuntu twinshi ntago kwezi kwashira yaka nta kintu kibi yakoze atagiye mu bagore atayiruka atagiye ngo kwa isi yakamara y'ukwezi mbese ndakubwiye ngo ntiyareka gukora akantu k'amafuti ari visa wakurikirira wakivumburukana mureka kuko nta kindi kintu wamukurikiyeho sibyo ntago ari ibyo bya visa nge nabikoze ngira ngo nubake hari igihe ukeneye kubaka wenda urugo ntirukunde cyangwa se umugabo ntakubanire neza cyangwa se urugo rukanga ariko wagerageje ntago ari visa ntayo nkeneye nyina kugenda nzagenda ku bwanjye nge nakishyura itike yanjye nkijyana nkanagaruka apana bira bya visa ngo ukeneye kugenda nk'impunzi ntunagaruke ibyo rero abantu bari kubyitiranya rwose nibabireke kuko nta nubwo ari nabyo noneho nawe umuntu uvuga ko ari visa nawe uzaze yakamugutize umumara n'ukwezi mubana mu nzu nzemera ko nawe ukomeye kuko na wa mubebi w'igikara bitaga Sandra twitiranwaga nawe yarambwiye ati nagize imana yaka turatandukana kuko sinari kumushobora n'umusinzi arasinda abaraho man tunabyihore ahubwo nuko nge nabashije kugira umutima ukomeye nkabasha no kwihangana gusa naho bundi ari umuntu uvuze ngo yakamugutiza mu marano icyumweru cyose mubana watumujugunya ubu ntago Kabo ntibari kugutiza umurindi wo gukomeza nyine kwegera urugo rw'abandi boss we oya ntabwo nkandira horoshye kuko ndibashije ntabwo nkandira horoshye ariko ntabwo ari bya bindi ngusenye rw'umutiza umuhoro ahubwo giye nabahuza nkabunga nkabere kuko ubunga gute ujya kwisha inyuma y'urugo rwa yaka utajya mu nzu ntabwo nihisha ntabwo ndi umugabo wihisha undi bahisha bajyana mu gikari kuko mba ninjiriye mu marembo so ntabwo nca mu cyanzu rero so rero umuntu kuba yakwicaza ahantu bitewe n'ukuntu iwe hateye ukaba wajya muri jardin ukaba wakwicara n'ahandi nta kibazo kiba gihari ikibi ni ukujya mu mbere nicyo kibazo ngiye kukubaza iki kibazo numvaga nashaka kukikubaza yaka turamukunda kandi yaka twese mu Rwanda yatugiriye akamaro ku bantu bakora showbiz ku bantu bakunda kuruhuka buriya abantu bareba ibiganiro byacu n'abantu baba bashaka kuruhuka kugira ngo banarebe n'ikintu kibasetsa hari umuntu umwe wavuze ngo ku bantu twahaye yaka interview cyangwa abantu bose bakoresheje yaka interview ngo nabarwaye bo mu mutwe so nkawe uri muri ino showbiz uri muri ino industry nk'umuntu wavuze icyo kintu nkawe nka Kaboss wamusubiza iki ukurikije na yaka uburyo mubanye ni no gusebya umugabo w'umugore umugabo ufite umugore nkawe ubyumva ute ahubwo muri rusange yasebeje industry yose muri rusange ngiye ikintu cya mbere namusabira nuko twamufungira amasakaramentu ahubwo noneho uwo nguwo we umuntu uzongera kumuha interview yamubaza niwe uzaba ufite ikibazo kuko urumva already nguwo twakagombye kubanza n'uwacu ntacyo tumwakire muri societe n'uwacu niba rwaye tumurwaza ariko tubanza ari tujyana indera ahubwo ari we tumenye se uwo muntu wavuze agafata industry ingana gutya yagutse akavuga ngo ari abamuha interview ari mwenyewe bayiha oya uwo nguwo ibyo babyita n'isebanya-buhanga yakoresheje yarasebeje cyane ahubwo uwo nguwo kwanza tumufungira amasakaramentu kangira akantu gatumvuga kuri icyo kintu hari ikintu bita gutukana ariko gatukana muri rusange nimba ufitanye ikibazo na yaka bwira yaka wenyine
sibyo bwira yaka ntubwire Keza cyangwa ntubwire Kaboss nimba uri gutuka yakabwira uti yaka umeze gutya ariko wizana n'abandi bantu muri rusange kuko rira ni ikosa rikomeye kuko byonyine kuvuga umuntu ngafite ikibazo mu mutwe urase ni igiki ni umuyobozi bwoko cyashinzwe iki ayobora he ese ni nari ntanga yarundi nese uri akora muri leta ni deputy se ni ashinzwe iki muri make byonyine hari umuntu wamunsubirije mbeba y'inzungu hari akantu yigeze kumusubiza aravuga ati aho kugira ngo umenye ko umuntu arwaye mu mutwe banze wisuzume niba uri muzima gute ufatira umuntu umwanzuro ngo arwaye mu mutwe wowe uba warebye neza kuri seriye ku buryo ibyo bintu uvuze wanabisubiramo sibyo we niba abona arwaye azamwege avuga ati yaka kurwaye waje nkakuvuza ku giti cye amwongora ko kujya kuvuga ngo umuntu arwaye mu mutwe nawe ubwe burasi sinvuze wenda ko warwaye wenda nambaye nkawe ariko ni bibi cyane kuko buranisebanye n'uwo yabibwiye bari muri interview nawe yakoresheje yaka interview bivuze ngo nawe ubwo naho yakoreye interview ubwo n'uwo munyamakuru ararwaye ariko nkanjye muri rusange ubaka kanya banza ari nge muntu wa mbere ubivuzeho ukora media reka tumubabarire buriya ururimi ni inyama yigenga nawe ahari yicare yigaye cyangwa azavuga ati nkuko yabitangaje avuga ati muri rusange abantu mwese mbasabye imbabazi hari abantu bajya kuvuga ikintu ntibabanze gutekereza ku buryo ikije cyose ahita avuga atarareba ko kizagira ingaruka ku bantu bangana gute iyi industry nini pe nini irebwa n'abantu b'ingeri zose noneho tureke n'ahantu iwacu mu Rwanda abafana benshi tugira nabo muri diaspora benshi everywhere in the world so rero uwo muniga ajya ngo ni super manager afite n'izina ryiza by the way niba ari super manager azamanaginga ibyo bitekerezo byiwe yongera aje kwitangaza amakuru avuge ko bya bintu abeshyuze ko yibeshye avuge n'icyabimuteye ko yabivuze wenda swate yikinira cyangwa se wenda hari cyangwa se wenda yari yasomye akantu cyangwa se wenda yagira ngo yari afite ikibazo wenda na YAKA MWANA simbizi ariko mbere we wenyine azabanze yisuzume ko nawe yindasira irimo abanze asaba imbabazi muri rusange nicyo nabivuze yes ibyo akoko n'akantu kari gaciyemo umwuka byaramwe ni ukuri reka mbibutse yuko rwose muramba afite amakuru meza narababwiye ngo umuntu wese ushaka kwamamaza ibikorwa byaca kuri yawe TV tukabyamamaza aba ni abantu ba mbere baba bavuze ati ngwino rwose udutwikire cyangwa se ubwira abanyarwanda ibikorwa dukora n'abanyarwanda n'aba diaspora nkuko bivuze babanze bishyize hamwe baravuga ngo reka dukore comedy yitwa irari comedy igaragara kuri Menya Nibi TV ujye ukore subscribe kugira ngo ujye urebe n'igifaransa ko wakiguka kimenya wumvishije ako kantu mvuze ngo aha hantu hari saboteto z'igifaransa we ni wajyayo najyayo igifaransa agena ururimi nizemo ariko kubera ko system yahise yinduka bakadushyira mu cyongereza akenshi usanga hari aho ushobora no gusoma handitse mu gifaransa ukasoma mu cyongereza amagambo menshi ko aba yanditse kimwe ariko adasoma kimwe pronunciation itandukanye so ugasanga rero najyayo nanahariho naklikayo rwose ni Menya Nibi TV ni comedy y'abanyarwanda baba muri Europe ifite subtitle z'igifaransa ariko bavuga mu kinyarwanda harimo inyigisho nyinshi Keza urateganya iki noneho ubu twatangiye ni nk'igembwe cya kabiri cyangwa cy'ubukwe bw'urugo rwabo amezi narashize harabura ayandi 5 ngamezi 9 yuzure wagakwiye kuba byariyeho twitega kuzo tuzabona umwana 2022 cyangwa bizaba byararangiye yaba ari kera nanone suko wamara umwaka wabari mwinshi ntabwo bizagira icyo gihe ntabwo bizageza icyo gihe ubu turi mu kwa kabiri mu kwa 9 ntabwo hagera nyine hazagira wenda ntaribaruka ariko hazagera hari ukundi kuntu byagenze kuba kana kigira ngo byanze bikunze mu kwa 9 hazagera hari indi mpinduka yaje muvandimwe ntangire kamwibariza ikibazo ko nzi ko ari umunyeshuri azabikombaye ingate n'ishuri ibintu byo kubyara n'urugo ntange mwibariza aho reka mpagusubize iyo uri umunyeshuri burya gushaka warize ni nko gushaka ufite akazi iyo ufite akazi ugashaka nyine warashatse ufite akazi baguhuye amezi y'akaruhuko
ukakamara uruhuka nyine utajya gukora icyo gihe none nanjye nubwo niga bamigiye cy'akaruhuko kuko nyine barabizi ko nashatse ndi umumama baguha ikiruhuko cyo kumara nyine ukabyara nyine wamara kubyara inda wenda umwana agize nk'amezi 3 bakavuga ati urageza kwiga gutyo ugakomereza abandi bagejeje ibyo nta kibazo kuko baguha uburenganzira nyine ukaba babona ikibazo ufite icyo ari cyo hari igihe ujya wicara wenda ukavuga ati ngiye yaka noneho ndumva aho bigeze ndabirambiwe ngiye kubivamo ibya yaka hari igihe ujya wicara ukabitekera cyane nkumva ngizemo no kwicuza kwinshi ariko akaza ijwi rikambwira ati komera shikama ihangane n'abantu benshi bagiye bangira inama bambwira bati yakamute yakamureke ntaguzubaka azagutesha umutwe azagutera inda gute yigendere habahakanira harigiye bambwira bati se inama twakugiriye na n'ubu ngubu waranangiye ati nibiba ntuzonge inyuma urumva bakambwira bati na n'ubu ntabwo urabona ko ibyo twakubwiye ari ukuri nkavuga ni kambe mbitekereza gusa ntabwo ari uko nanzi kumva inama zabo ariko ndagira ngo mugerageze hari igihe ushaka umuntu cyangwa umugabo ukavuga uti reka mugerageze ndebe ko basi hazabaho kwisubiraho none kugira ngo mudatandukana ugasanga wenda icyaha cyo kwisubiraho cyaraje ariko we si guhinduka kwe umva biri kure nk'ukwezi ariko nta kitagira iherezo nanjye kandi ndi umuntu ndi kugira ngo nkomeze nihangane ndebe hahandi nibigeraho byanze burundu mvuga ni noneho hano ndayamanitse ndemeye biranze ujya wicara ukiherera ukarira iyo yakagukore nk'ikosa ntabwo urayandiza ndira namara yazankamamo kuko ni akora amakosa buri munsi agora imva kuko ngi twabanye muzi sibyo buryo iyo banye n'umuntu muziranye uza amakosa n'amafuti ye ntabwo ibyo byakoba nyine kuba urababa ariko ntabwo nageza ndi urayandiza urayakuriza se burya umuntu wakuriza n'umuntu wisubiraho kandi wemera ikosa uyemera ikosa reka ejo akongera ugiye rero bwo ndabimenyera nkavuga ni ibyabe ndi bisanzwe nimba yagiye ntatahe ibyo ndabimenyereye wenda bizagira igihe bishire cyangwa se byanga ariko nagura yandiza sujya ubona ko njya kumushakisha se namubuze ariko mvuga ngo ndarira shanazarira kankamama ariko icyo nkora niki nukwihangana nkavuga niba ari ikigeragezo n'Imana yampaye reka ngerageze koko byiburi zabona ko ntako ntagize impuho mugisha wo kubaka cyangwa si wunyambure nibyo erega muvandi mwemi akenshi ikintu kibitera aho ikibazo kiva hanini ubu ikibazo ni wowe ikibazo reka nkubwire ikibazo ese ujya mu rugo rw'abandi gukora nkubwire ikibazo none aho kiva nakubwire neza ntubona ubu ngubu iyi generation turi mu bungu itandukanye na generation yatubanjirije umugabo yabaga ari umugabo ni naho bavuga ngo imfizi ntiyimirwa ugasanga umugabo wifite arashaka wowe uri imfizi y'inyagazi zose oya reka ngusobanurire w'indogoya ndakubwira ko generation turimo itabitwemerera n'amategeko tugenderaho sinzi niba icyo gihe atarariho ariko mvuka nasanze ababyeyi bacu uwifite ashaka deuxième biro akanamushyira hari akanamwubakira akabazwe agashaka na troisième biro meme ni deuxième biro ya oya cyangwa ni premier oya uyu nguyu ni umugore wa YAKA MWANA sibyo ndimo ndakubwira nyine ahantu ibibazo byagiye bituruka ni wani nubona abagabo ugize ngo arataruka nta umuntu ntiwatinyuka kubishyira hagaragara ntiwagira ka deuxième biro ntiwagira ka troisième tukareke meme ka deuxième biro ntibyemewe byitwa ngo ni polygame ngo nuguharika ntago ngo byemewe kandi kera twavutse dusanga ugasanga umupapa wifite hari rwose ugasanga rimwe na rimwe ugasanga mu mbuga abana barakina ukabona bose barasa uri aho kwa Emi kwasa nuwo kwa Kaboss agasa nuwo kwa YAKA MWANA byagenze gute ntawamenya kumbe uburi deuxième biro oya kera ndakubwira ko icyo gihe abantu barisanzuraga umugabo akisanzura ugasanga rero irashize naho ngubu nukwizirikira ahantu hamwe ni nk'igipesu kiguma mu ntobo rimwe nintarabukira hariya noneho itangazamakuru naryo ntimutworohera mikoro ibikuri inyuma ntumenye ngo muri kumwe n'umunyamakuru ufite agatelefone ke ashoboka gutunga akakurikodinga cyangwa se akanagufirimira kure batikana kagiye ari ugasanga ubu nta bwisanzwe wowe tukwita iki noneho uri inshuti y'umuryango sibyo kandi uvuze ko kera umuntu yashakaga deuxième biro cyangwa se n'ubu harimo n'ababikora ubu wowe n'ubu utari inshuti y'umuryango kwa YAKA waba uri iki kwa YAKA ntabwo umuntu
ubundi ukuntu byabaga bimeze abantu nsubize utari inshuti yo kwa Yaka ubu aka kanya waba uri iki kuko numva ko ufite umugambi yuko umwana ushobora kuzabyara ushobora kuzaba asa n'abawe cyangwa n'abo uzabyara bazaba basa n'abayaka ufite gahunda ki yo kujya kubyara hano ariko se ubundi rero ko abaturanyi babyara n'abana basa ni kwa kunda abana bakinana ni ikinyarwanda abaturanyi babyara abana basa babyara abana basa ni umugani w'ikinyarwanda sige umwana nk'ubu ngubu duturanye urugero nk'ubu duturanye no kwa Yaka Mwana ntitangaza ryari ko umwana wanjye ashobora kugenda akayirirwa bakamugaburira bakamukarabya akaryama uwo kwa Yaka Mwana igihe bazabibarutse akazana n'uwanjye ugasanga gutya abana ugasanga kwa kuntu uko bakarabye umwana nawe ujya kwa Yaka bakagukarabya n'abana mvuze abana ntabwo mvuze ababyeyi icyo ni ikinyarwanda wa mwana ntukajya ubihuza otherwise igihe ndi inshuti y'umuryango ni umuryango ariko se bitwaye iki se bitwaye iki urashaka kubijyana aho bitari wakumvise ibyari kukubwira ni inshuti y'umuryango twese ubundi uyu mwana w'umudamu ubaye inshuti ye bitwaye iki ko ari mwebwe mu bishyira ahagaragara mumena amabanga uvuze ngo uravuze ngo uzagenda bakoze nk'uko umwana bamwoza uyu mwana w'umudamu mvuze abana ntabwo mvuze umudamu ndavuze ni uyu mudamu rwose ukiri ikirongore uretse mwe mu bishyira ku karubanda ubundi bitwaye iki umuntu aramutse amuganirije uyu mudamu ukiri ikirongore ntacyo bitwaye uramutse umuganirije Keza wanga ukomeza wubake kandi twebwe tubifuriza ko urugo rwawe na Yaka rwakomera Kaboss ibyo bintu reka cyangwa yakuzamurangiraho umugore wawe atuye ujye umusura nawe agusura umugore wanjye ntawe uri nari hanze naza nzamumwereka nta kibazo edaheri ko duturanye turi n'inshuti nta kibazo imiryango izaguma isabane bityo usange n'abana bamuganira igihe bazavuka basa ko bakinana nta kibazo kizaba gihari nimba se na nyina bakina abana ba papa wabo na ba mama wabo bakina nakuna abana bataza basa anyway sinzi akantu ugobetsemo aho ngaho ariko ni ibintu byamye na kera birasanzwe ko abaturanyi babyarana abana basa kandi wasaga ari byiza bakanahana inka bakagabirana bakanashyingirana ibintu bigakomeza nawe ubu ngubu umuntu yabaye nyamwigendaho nta kundi nuko nye n'amajyambere jya kuri Instagram yawe TV ukore uduflowing then ubashe gukurikirana ibiganiro byacu ujye kuri Instagram yanjye ni eminyawe 2020 ubundi flowing then twigire mu bicu ubundi dukora akazi uyu mwaka no gukora twirinde COVID-19 kugira ngo tubashe gusubira mu buzima bukwiye Keza ubari mu ishuri ari kwiga wiga mu kangahe wakane wigireso nse kuri guseka nono sigaye bikigesha ninde wigireso Usko usekesha nkayago wigire somo niga ibijyanye n'amahoteli byitangwe hotelere ako naguteze umaze kumenya guteka iki je byose ndabizi ubundi kintu ntazi guteka ni ugusonga kawunga n'ubugari ariko ibindi ndabizi yakakunda ubugari ubusonga nyine ngo aburyo uko nabusonze ariko cyangwa arabwisongera oya Kaboss abusonga mu kintu cyaya Kaboss se turabana ko nawe ubuvanga ibintu bidari nagare je wanyenda bwisongera nawe naza no kunsura nzabumusongera ariko biri seriye ni wabandi ngende umugabo yubashye mbikora iwanjye wabandi rero Imana ibamugisha ndabakunda cyane nyine yawe TV uwiteka akomeze kubana namwe gato gusezera nagira ngo nibutse abantu mfite abantu baba bambwira ati twakubona gute buretse kanitwikire bavuga ntawe utwika atatwika ni hahandi reka mbirangirize rimwe cyangwa ntambike ni ukuvuga ngo rero reka mbwire abafana banjye baba bashaka kunkurikirana kureba se ku munsi ubuzima bwa Keza na Yaka mu gitondo baba bari gukora iki bimeze bite reka mbabwire ko mwansanga kuri Instagram ukandikaho Keza wa Yaka babaye benshi Keza wa Yaka ni benshi kubera ko mu Rwanda hari defo yuko uzana izina ubwo baba oya ni njye nyine mbabara na undi ndabona muretse na undi ni Keza wa Yaka hari ifoto yanjye na Yaka so ukamflowinga imwe y'ubukwegigwe so ukabona amafoto ukabona utuvideo twinshi so ukagenda nyine untwikira gake none wowe ushaka na nimero yanjye ahuranyandikira nkahita nyiguhereza nari yego Kabo ikindi abantu turaho ko batubona njewe n'uyu mukayaka ntibibagirwe ko tubana muri groupe ubutumwa bugufi
badusanga kenshi kuri Rwanda Paparazzi TV ariko no kuri yawe TV ejo bundi baratubona n'ikindi gihe bazatubona keep watching murakoze cyane.